ndibasuje inshuti bakumwe n'umwami wacu Yesu Kristo ni Imana kiza mwese muri Kristo Yesu umunsi nkabanje nje kugira gute sasa abavuga ngo abana ngo niteroro yeje nibongeraho ngo ryanone uyu munsi nje kwanyomoza muraje muri bamwe mu bashuti bacu icyo agiye gukora Flex niba batugeza ko bafatanye na gospel to Kinyarwanda Imana kiza mu Kinyarwanda mbaha inginzu wihaye kuza kuyisengera kumbe hari ubuye kuza kuyisengera kumbe ntabwo agenzwe n'ikiza muruko n'ibine kujya yoherereza uramwana karagahinja ariko harundi kumubona wa musore mu mwibuke muri yindi duherutse kubona babwira ngo umwana wese akwiye kureba ibi bashaka kumushimuta niwe wakagarutsemo murabibona ye ariko hereza ibintu by'imiri umwana akabitangira kongera akabimusubiza nakubwiye ngo umwana Dore ibyo bibi kumurebaho baba ndibo ni abapfumu bagenda bakitwikira itwikizo cyo Kristo bakaza ngo babonye igihe cyo gukora iki imirimo mibi yewe niwe wagendereye muri uwo muryango shaka kubagirira nabi kumbe umwana ari maso. This child will not die in the mighty name of uyu mwana ntabwo azapfa mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kumbe avuga ibitandukanye n'ibyo ari gukora mu isi y'umwuka ariko umwana ntabwo mworohewe umwana ntabwo amaraso ya Yesu umwana ntabwo mworoheye umushuti wacu mumereye nabi. The baby and the mother will not die in the name of umwana na nyina ntabwo bazapfa mu izina rya Yesu Kristo kumbe ari kumweza imirisha kumwica umwana y'imaso. Umama we ntabyo azi ari kuvuga ngo amena kumbe ntabwo azuri mu kazi umwana ari mu kazi umushuti wacu sasa umwana mumereye nabi amumereye nabi sasa abonye amumereye nabi cyane atajya kuba ngo wa mama we ntabwo nkunda gusenga abantu bareba ubwira uwo mwana wabafunga amaso. Ngo Junior niko kitwa nguyu rero ngo niko ameze igihe dusenga cyose abareba nuko bimenyerewe ngo sawa ndaje mbonane nawe kumbe urukora nakana ni uyu ni umumama mukuru ngo burimba bagambise bure mu izina rya Yesu Kristo kwereza imiriro baramukoma ngo dore ubujya baye ngamaraso ya Yesu umvindura atangiye kuvuza atangiye kwigaragaza ubupfumu bw'ibiririra mu menena mama ntumukoreho nibiki uyu ari hano kubeshya uyu ni umumama mubi ngo ni mubi ntabwo mbyumva urukumbwiza ukuri mwana no mwohereza n'indi ngo atura ugaragaza icyoricyo yego ndaje natura umwana yakanze umuntu uzi umukozi wa Satani ngo nyakubahwa bari kumwita nyakubahwa ndabivuga byose narumvishe ngo warabyaye nuko nanzura kuza so that I will make the baby to sick maybe in the next week the baby just go maze ngo ndetse umwana uburwayi maze wagahinja we was sending it back to me ngo byose nari gukora yajyaga nsubiza ibyo ndi gukora kumbe ni wabandi bakutega ibitego kabo bayigwamo ni kumangira umwana ninde urabona uyu mwana anointed the day he was born yavuye umunsi yavutse asizwe amavuta y'umwana ngo naka gato nuko kangiye cyo mubwira kana kanitsama ngo umwana n'abakorwaho yitwa untouchable ntabwo mubaza kandi nawe yabatari hano uyu mwana ni wamubabaza karaka gahinja. Madam, this mission is everything is empty. Iyi mission ntabwo igenze neza byose byabaye gusa ngirebe nubwo bifite mu rusengero ndo akwizera kuri iki kibi bigeza aha nyamara ntabwo ndi kibi umva nakora birabigaragaza. I can see this house is on fire. Ndabona inzu iri ku muriro uzo muri wa Kristo mwuka wera kaza ngende fungunwa wa mama mubi mbabarire nyakubahwa yatinye ni karakana ngo ntunkurikire yagatinyere uyu Do you even have a child? What umwana? You know that you are evil.
if you give birth to a child, Ubaye look for a ubyaye powerful umwana. man of God to Ugire anoint umuntu him or w'Imana, her so that he ukamusiga will be amavuta. very powerful. Ibyo ngibyo byo And kugira ngo even people akomere. like you will not be Nawe able wamusengera. to manipulate. Mwenda ikingije hera wacitse kugira abantu bose bigira iyo bahigerere. Please let me ask you a question. You evil people, what do you gain by doing evil? N'abantu babi mu gukora ibibi. Ntacyo nguki. Nabo babaswe. Hari ubwo batinye ngo mvira mu nzu. Batinye umwana nakubwira ngo umwana agenda yiruka ugeze agenda ashimira Thank Imana. you for this afternoon. Ndakubwira ngo umwana wamurera muruha cyangwa mu buzima bufatika. Cyamara kuba umusore cyangwa inkumi akazakwitura. Ariko ndakubwira ngo mu bya Kristo si uko bigenda. Umwana atangira kukwitura igihe cyose amenye. Nk'abantu nk'abo basigaye barihishe mu nsengero kugira ngo hatagira umuntu bakeka baritwikiye ikwikirizo cya Kristo bagakora imirimo mibi ya Satani ntibagire ubamenya. Yewe we Expose you people. Stupid woman. sasa umwana hina kubwira igihe cyose amenye uko aratanya kukwitura ugasanga mu muryango igihe umumama cyangwa se abarezi bagiye mu ntege nkeya umwana bari maso Satani ntabwo yapfa kuyakugira iki kuvogera urugo bari maso ugasanga byutsa kubwira ngo mama dore nabonye ibi kumva Imana yamuhaye message umwana ari maso urwo rugo ugasanga Satani ntabwo yapfa kuruvogera mutoza abana inzira ya Kristo ubundi bigire mu kazi toro ryano ndetse n'igejo. Who expects you to be a witch? Nobody. Ngo ninde wakwitega ko uyu mumama yabonetsemo umwana wagihangane yari didemana kiza mwese mu Kristo yesu mugakuza kureba tuzasubira utaha. Bye bye.